Abaturage bo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi wa none ku itariki 16 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2025 babyukiye mu myigaragambyo. Ibi bikaba byaturutse ku myanzuro yafashwe n'umutwe wa M23 wuko igomba kuva muri uyu mujyi kuko wari umaze iminsi mikeya ufashe uyu mujyi. Ku itariki 10 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo umutwe wa M23 waje kuba ufata umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Epfo, cyane ko bari babanje gufata utundi duce turimo nka Minembwe n'ahandi hatandukanye babanje kwigarurira mbere yuko bafata uyu mujyi. Umuhuza bikorwa uyu mutwe wa M23 witwa Colonel Nanga mu magambo ye yagize ati mu masezerano yasinywe muri Qatar cyangwa se imusaruro uvuye mu masezerano muri Qatar uyu munsi wa none turagira ngo tuyashyire mu bikorwa mbere na mbere, ariko turabanza dusabe abaturage cyangwa se kubera ko AFC M23 iharanira ituza rya Rwanda, turagira ngo dusabe mbere yuko tuva muri uyu mujyi kuzana abasirikare badafite uruhande babogamiyeho. Nyuma yuko byagiye bigaragara ko ibihugu nk'u Burundi, SADC n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bizana cyangwa se byagiye bishyira abasirikare babyo muri iki gihugu cyangwa se muri aka gace, bagiye bagaragaza ko babogamiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa M23 ugomeje kwigamba ko uzagomeza kuguma hafi y'umujyi wa Uvira, by'umwihariko bakagomeza gucungira hafi kugira ngo ituza rya Rwanda rigomeze rishyirwe mu bikorwa n'izi ngabo. Icyo twiteze no kumenya se uyu mutwe uzava muri uyu mujyi ryari. Gomeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, ugomeze udukurikirane umunsi ku munsi, ubane natwe isaha ku isaha kugira ngo umenye amakuru n'ibiganiro byacu. Kanda subscribe ukandi kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu mu bambere ndetse wiyongere mu muryango mugari wa Taifa Rwanda. Iyo nitwa Elize Taifa, ndabashimiye. Imana ibarinde.